Reka mbasuhuze rero mbahereze ikaze kuri ya channel yanyu ya Gadis Entertainment, ya channel icisha ibiganiro byubaka utazigera usangaho amatiku. Niba utarakora subscribe, reba wanditse subscribe uhakande kugira ngo n'ubutaha n'inyashyiraho ikiganiro ujye uba uri mu bantu ba mbere bakirebye kigishyushye. Ubundi bivugwa ko hagati ya saa 11 na saa 2 za Mugitondo isi ibituje, nta rusaku, nta pressure, nta birangaza, imihanda ituje, mbese nta n'ibinyabiziga. Ku rundi ruhande imbuga nkoranyambaga ziba zigituje, abantu batarahuguka, nta waguhamagara ndetse nta n'umuntu uratangira kukubaza kana kariye. Icyo gihe rero ni wowe gusa ubwawe ndetse n'ibitekerezo byawe. Kira gihe rero ngo nicyo gihe cyiza imiryango y'amahirwe ibifunguye, ariko ngo abantu benshi baba bagisinziriye. Itandukaniro rero riri hagati y'abantu bagira ku bintu bihambaye ndetse n'abantu basanzwe. Ntabwo ari impano, si amahirwe, ahubwo ni uburyo bakoresha amasaha ya Mugitondo. Buriya ngo ari amasaha ya Mugitondo uko ari 3 yakoresheje neza, ntabwo kuba ari ukugira ngo utangire umunsi wawe neza gusa, ahubwo ngo buriya ubuhaye discipline umubiri wawe, utoje ubwonko bwawe, uteguye na misiyo zawe na gahunda byawe by'umunsi. Uyu munsi rero nkaba ngira ngo tuganire ku bintu 5 ugomba gukora, cyangwa ni imyitwarire 5, cyangwa ni tekinike 5, cyangwa mbese ni ibintu 5 ugomba gukora mbere ya saa 2 za Mugitondo. Ibyo bintu rero kugira ngo dukomeze, niba utakoze subscribe haruguru ndagira ngo ubanze harebe handitse subscribe, ni amasegonda makeya uhakande ubundi dukomeze. Ikintu cya mbere rero ni ugutsinda intambara yo kubyuka. Buriya isaha ishinzwe kukubyutsa iyo uvuze nicyo gihe cy'ingenzi kurusha uko ubitekereza. Bisa nkaho yenda ari akantu gatoya, bimeze nkaho byoroshye, ariko buriya iyo uhise ubyuka niwo mwanzuro wa mbere mwiza ubufashe, ndetse uko ubyitwayemo buriya kiriya gihe reveya ikivuga cyangwa telefone ikubyutsa ikivuga, kuri akuntu ubyitwayemo buriya ngo nibyo biha imbaraga buri kimwe kirakurikiraho. Nanone iyo isaha ishinzwe kukubyutsa ivuze ukayizimya, ntabwo ari uko uba ukinaniwe, oya, ahubwo ni umwanzuro utoza buriya ubwonko bwawe kwituriza no kunebwa kurusha uko yenda watoza ubwonko bwawe kwita kuri gahunda zawe z'umunsi. Umuntu rero ufite discipline we, iyo yumvise telefoni cyangwa isaha imubyutsa ivuze, ahita abyuka ako kanya, atari uko yenda abishaka, ahubwo kubwo kubaha no guha agaciro gahunda ndetse n'imipangu ye. Dufashije nk'urugero, yenda urebe nk'umuntu yenda wihaye gahunda akavuga ati uku kwezi ngomba kugabanya umubyibuho, cyangwa ngomba gukora siporo se kugira ngo umubiri wanjye urambuke, ngomba gukora ukuntu nagira ubuzima bwiza rero, mbese ibintu nk'ibyo. Ariko buri munsi saa 12 niba yenda arizo ari bubyuke, cyangwa niba ari saa 11 akavuga ati ngiye nzajya mbyuka njye muri siporo, nkibyuka njye muri siporo nirukanke kugira ngo nzagere kuri gahunda nihaye. Ariko buri ko isaha ishinzwe kumubyutsa ivuze we akayikupa, ni ukuvuga ngo ukwezi ya minsi 30 ishira, byibura ushobora gusanga yaragiye muri siporo uwo munsi yabipanze, yenda n'indi minsi nk'itatu yakurikiyeho cyangwa ikindi gihe, ugasanga ntabwo gahunda ze yazikurikiranyije nk'uko abishaka. Buriya rero ngo ikintu uri gutoza umubiri, uba uri nko kubwira umubiri uti wowe ntukagere ku byo wiyemeje. Gake gake uba uri kugenda wubaka ku mubiri uwuhereza gahunda yo kwica ibyo wiyemeje cyangwa kudakurikirana gahunda. Ikintu cya kabiri rero ni iki: gushyira umubiri wawe ku murongo cyangwa kuwukorera activation, ugasanga nyine umubiri wawe wawukorera activation. Buriya umubiri wawe ngo ni igice buriya gikontorora ubwonko cyane. Kuriya rero niba uzi ko ubyutse, ubundi warangiza ugahita wifatira telefone yawe ku ruhande ugatangira ugasikoroninga, buriya n'ubundi biba bimeze nkaho ubwonko bwawe bukiryamye, kuko n'ubundi ntacyo uba uri kuwukorera. Buriya bavuga yuko ngo ikintu cyiza ari ukuba wagisohoka ukajya hanze ukagendagenda ugera hirya wongera ugaruka, niyo yaba iminota 3 cyangwa 4, ubundi ukagaruka, ubundi ugatera utuntu tw'udupush up, cyangwa yenda push up nka 20, cyangwa yenda ugakora stretching nk'iminota 5, ushoboye byose akabikora. Buriya ngo ni kiba ari igihe cyiza, cyangwa nibwo buryo bwiza bwo gusubiza umubiri wawe ku murongo. Tujye ku cya gatatu. Ikintu cya gatatu rero uba ugomba gukora mbere y'uko saa 2 zigera, cyangwa ugomba kumekinga sure ko wakoze mbere ya saa 2. mbese ukibyuka no gutoza ubwonko bwawe mbere yuko isi ibutoza.
buriya nudatoza ubwonko bwawe social media zizabutoza. Mu gitondo buriya ngo nicyo gihe ubwonko buba bukimeze neza. Kubutoza rero kwiza kwa mu gitondo no kuba wafata nk'igitabo, sinkubwiye na ngo usome ngo iki ngiki cyangwa kiriya, oya, weho igitabo ushaka cyangwa wumva ukunda ukagisoma, ugasoma nka page 5, ushobora no gusoma online books yenda, ariko ugasoma page 5 gusubiza hejuru. Ushobora yenda no kujya munsi yazo cyangwa no kujya hejuru bitewe yenda n'uburambe ufite cyangwa uburyo ukunda gusoma, ariko byibura ugasoma page 5 z'igitabo, buriya ubushyize ubwonko bwawe ku murongo. Tujye ku kindi kintu cya kane, gutegura ibintu byibuze 3 by'ingenzi ugomba gukora uwo munsi uko byamera kose. Uko byamera kose ukavuga ati kuva mu gitondo kugeza nimugoroba uyu munsi ndakora ibi ngibi. Biriya rero ikintu bigufasha niki? Biriya bigufasha kuba ufite gahunda y'umunsi, kandi bigufasha kutari butakaze igihe muri bino na biriya ibiraguhuza. Bituma nyine umenya ngo kuri uyu munsi mfite iyihe ntego. Kabone n'ubwo wenda waza kubunaniwe, waba udafite morale, uko waza guhuga kose, bya bintu 3 by'ingenzi ukamenya yuko ugomba kuri bubikore. Tujye ku kindi kintu cya 5 buriya, kwicara ugatuza ugaha ubwonko bwawe icyerekezo. Uriya kwicara ugaha ubwonko bwawe icyerekezo bituma umunsi wawe uri bugende neza, kandi ni ikintu uba ugomba gukora buri gihe mu gitondo. Wicara ugatuza ugatekereza ku byo ushyize imbere, ukavuga ngo nubwo napanze gukora ibi ngibi ku munsi, ndakora ibi ngibi, nkakora ibi n'ibi, nkakora ibi n'ibi, ariko igishyizwe imbere cyangwa icyo ngo ndakora bwa mbere cy'ingenzi kurusha ibindi ni iki ngiki. Ikirakurikiraho ni iki, ikirakurikiraho ni iki, ku buryo uba ufite ibintu by'ingenzi ugomba gukora kandi ufite ikiri imbere muri byo. Ikindi kintu rero uba ugomba gukora, kwiyibutsa intego yawe nyamukuru. Kwiyibutsa intego yawe nyamukuru, ukavuga ngo nubwo ibi byose mba mbikora, intego yanjye nyamukuru ni ukuzagira gutya. Reka rero mbabwire ngo mukore subscribe abatari bayikora, n'abakomeje kunkurikirana nkomeze mbashimira cyane. Ntukajye uca ku kiganiro udashyizeho like. Ibiganiro byanjye rero nakagaruka utari wakora subscribe wayikora, kuko muri no minsi ngiye guhuguka nshyiraho ibiganiro byinshi utazacikanwa. Rero wowe reba handitse subscribe uhakande, nahanditse share hose usharinge niba ubishaka, kugira ngo tujye dukomeza kubana neza umunsi ku wundi. Ibiganiro byanjye rero nakagaruka. Ciao ciao.